ku bantu bayishakana umwete. Niko ijambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo unshakana umwete wese azagira gute. Ku bwa kavukire zacu ntabwo twari kuzaba abana b'Imana, ntabwo twari mbese ku bwa kavukire zacu twari abantu babi cyane, twari abantu batarabo kwifuzwa. Ngo agiye ngo azamuye inkota. Haleluya. Amen. Izi nkoro murazizi kundusha, ngo ariko azamuye inkota ngo yumva ijwi rimubwira ngo have nabonye kwizera kwawe. Imana itugirire neza cyane. Amen. Iyo twizeye Imana, Imana itugirira neza. Amen. Iyo twizeye Imana, Imana iduhindurira amateka. Haleluya. Iyo twizeye Imana, umuntu wizeye Imana, Imana iramushyigikira, Imana iramwiyereka mu bikorwa bye bya buri munsi, Imana iramwiyereka mu buzima bwe bwa buri munsi. Haleluya. Amen. Hari igihe umuntu yizera Imana, Imana ikamukorera ibintu by'ibitangaza bya buri munsi kubera kwa kwizera kwe. Abadukurikiye bazi inkuru za Aburahamu yabonye umwana ashaje akuze, hanyuma Imana ipima kwizera kwe kugira ngo irebe ko kwizera kwe koko kuzuye. Iramubwira ati uwo mwana nguhaye mu zabukuru, zamuka ujye kumutambamo igitambo. Aburahamu ntiyigeze atekereza ko ari we mwana wenyine yari afite, ahubwo yizeye ijambo Imana yamubwiye. Imana yari yaramubwiye ngo raramurebe mu kirere, ngo abana bawe bazangana n'inyenyeri zo mu kirere. Irongera dufite indirimbo ivuga ngo dufite icyizere cy'ubuzima. Imana ishimwe cyane. Icyizere cy'ubuzima bw'abarokore, icyizere cy'ubuzima bw'abantu bizera Yesu. Haleluya. Kirahari. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ku bwa kavukire zacu ntabwo twari kuzaba abana b'Imana, ntabwo twari mbese ku bwa kavukire zacu twari abantu babi cyane, twari abantu batarabo kwifuzwa. Imana abane namwe muherere ku mpera z'isi zitandukanye. Nibanyira mu gitondo mugire igitondo cyiza, bahiriye camusi mugire igicamusi cyiza, niba ari ijoro mugire ijoro ryiza. Twifurije impagarike mu bugingo mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Dore kaza bari mu majyepfo majyaruguru murasira bwaryo ngera rwaryo ntara gatandatu diaspora rwata amasimbi tuhaye ikaze, ndetse tutibagiwe abantu mu mujyi wa Kigali. Turavuze ngo mutera gatebe tuganire ku ijambo ry'Imana, twibukiranye imirimo y'Imana y'ibyakoze hagati muri twebwe. Nkuko twabasezeranyije ko nyine yari icano izayicaho cyahembura abantu mu bugingo bakongera bakabaho, nundi turagarutse kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi twagira umugisha wo kwakira umwana w'Imana, ariho amavuta y'Imana ku ishati y'umutuku, panaro y'umukara, inkweto z'umukara. Ntago muvuze izo ndaza kumuvumba. Reka dutange tumwakira. Mumeze mute? Tumeze neza, turashima Imana. Muraho. Umeze uteze? Meze neza. Nejejwe n'Imana no kukubona, cyangwa se nezerewe mu mutima kubwo kukubona. Nagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko ari umunsi mwiza w'umunezero, ko nyine tugira umugisha wo kwakira kuri iyi TV. Hanyuma nk'umuntu ukubonye ari ubwa mbere, amazina ninde? Amazina ni Munezero Jean Claude. Munezero Jean Claude. Yes. Bigaragara ko yitwa Munezero kweli. Kuko no kuntu rwose umeze nk'umuntu ufite umunezero. Hanyuma Munezero tugiye kubana. Nagira ngo mbwira abantu batarakora subscribe bayikoreshe, like, comment, basangise n'abandi bifite tubana mu Rwanda byacu ko bikurikirana 5 kuri 5. Hanyuma reka twakire Munezero. Ndatinze nari kukubaza ibintu byinshi Munezero, ariko nzabikoza ubutaha. Nzagoza utakondi kono nyicira ingohe, kuko umukuru yaravuze ngo amaso yica abajura. Abantu mu muco nyine wacu, abantu bibashye bica ingohe. Hanyuma urukumbwira ati naje mpfunyitse, nyemerera ntangire mpfunyurira abanyarwanda n'abari ku isi yose ibyo naje mpfunyitse. Hanyuma reka tugwakanye utangire usenge. Ndabizi waje usenze ko ntago waza kuri kamera utasenze, waje wasenze ariko usengera imitima y'abantu tugiye kubana muri aka kanya. Murakoze cyane. Yesu abamugisha. Amen. Reke dusenge hanyuma tuganire gatoya ku ijambo ry'Imana. Yesu aduhana umugisha. Amen. Mana data twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye urukundo dukunda. Nuhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Waraturinze iminsi yose itambutse. Haleluya. Uduhaye amasaha meza y'umugisha yo kuboneka imbere yawe. Nuhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Mbere yuko tuvuga byinshi Mwami, turagushimiye cyane. Amen.
kuko ubuntu bwawe nibwo bwabanye natwe, neza yawe niyo yabanye natwe, imbabazi zawe nyinshi nizo zabanye natwe. Turabigushimiye kuba tugejeje aya masaha, uyu mwanya tugihumeka umwuka w'abazima, nubihererwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, humugisha umuntu wese ukurikiye iyi cano mu izina rya Yesu Kristo, umugirire neza. Kandi mbere yo kugira ibyo tuvuga, tubaje kwicisha bugufi imbere y'amaso yawe, kugira ngo tweze kandi dutunganye mu izina rya Yesu. Dukureho imyanda yose Mwami Yesu, umwanzi Satani yaba yadushyizeho, duciye bugufi Mwami Yesu, kugira ngo icyubahiro kibi cyawe. Nutugirire neza, nutangirane natwe kandi uze gusozanya natwe, tubisabye twizeye none n'iteka ryose. Urakoze, amen. Ni karibu no kutugezaho icyo Imana yagutumye cyangwa se yagupfunyikiye. Murakoze cyane. Yego. Dushimiye Imana mbere na mbere duhaye umwanya mwiza wo kuvuga imirimo n'ibitangaza no kuvuga imirimo yayo. Imana ihimbazwe cyane. Imana yacu ni umukozi w'umuhanga kandi ni Imana igira neza, ni Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Natwe ubwacu turi abagabo bo guhamya imirimo y'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Imana ihimbazwe kugira neza, Imana ihimbazwe ko ari umukozi w'umuhanga. Dushimiye Imana ya masaha, umuntu ahari hose, umuntu wese uzareba iki kiganiro mbere yuko yakora ikindi cyari cyo cyose, dukwiriye kubwira Imana, dupepere Yesu, tumubwire ngo warakoze Yesu, warakoze kuturinda, warakoze kutugirira neza, warakoze Imana, warakoze kuturinda ibikomeye, warakoze kuturinda ibyago n'amakuba. Nuhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane ko yaturinze, Imana ishimwe ko yatugiriye neza. Bene data rero mukurikiye iki kiganiro, ndagira ngo mbatangarize ko Yesu ari umukozi w'umuhanga, Yesu ari umurengezi w'abantu bamwizeye. Imana itugirire neza cyane. Ndaza kubabwira ku magambo abiri. Ijambo rimwe no kwizera, irya kabiri ni ugusenga. Haleluya. Amen. Turaza kuganira kuri ibyo bintu bibiri mu mwanya dufite, hanyuma tuze gufata icyemezo. Imana natwe ifite umugambi mwiza. Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayizera. Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayishakana umwete. Niko ijambo ry'Imana riravuga ngo unshakana umwete wese azagira gute? Azambona. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye. Yohana 1:12. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana 1:12. Riravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ku bwa kavukire zacu ntabwo twari kuzaba abana b'Imana, ntabwo twari mbese ku bwa kavukire zacu twari abantu babi cyane, twari abantu batarabukwifuzwa, twari abantu badafite icyerekezo na kimwe. Ariko aho twizereye umwami Yesu, haleluya, twahindutse abana b'Imana. Imana itugirire neza cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Ndaza gushishikariza abantu bakurikiye iki kiganiro, bari kureba iki kiganiro, kwizera umwami Yesu, bakiringira umwami Yesu. Imana itugirire neza cyane. Amen. Haleluya. Amen. Formule nta yindi yo kwizera umwami Yesu. Umuririmbyi yararirimbye ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana, ndizera, arankiza. Imana ishimwe. Haleluya. Yambwiye ko ndi umunyabyaha. Imana ishimwe. Hari ijwi wumvise rikubwira kuri mu nzira mbi, hari ijwi wumvise rikubwira ko utari umwana w'Imana. Iryo jwi ndagutangariza ko nuryumvira ugaca bugufi imbere y'Imana, ukabwira Imana ngo nari umunyamakosa, ukabwira Imana ngo nari umunyaminwa yanduye, ukabwira Imana ngo nari umunyagasuzuguro, ukabwira Imana ngo nari umwibone. Imana irakugirira neza, Imana iragutabara, Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Uyu muririmbyi rero aravuga ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana. Haleluya. Ngo maze arankiza, ndizera, arankiza. Imana idufashe cyane.
iyo umaze kumenya ko uri umunyabyaha, iyo umaze kumenya ko wacumuye ku Mana, uba ushigaje gutera intambwe imwe yo guca bugufi ukegera Imana. Nibyo. Ukegera Imana ukayibwira ati ndi umunyabyaha rwose, mbabarira ibyaha n'ibicumuro byanjye. Nibyo. Icyo kintu nicyo cyarakoye Zakayo. Haleluya. Amen. Zakayo yamenye ko ari umunyabyaha, ngo ari mu giti hejuru arararama ashaka kureba Yesu, ngo yurira igiti ashaka kureba Yesu, ngo Yesu aramureba, amenya umutima wa Zakayo. Haleluya. Aravuga ngo Zakayo ururuka uyu munsi darari wawe. Imana itugirire neza cyane. Ndifuriza abantu bakurikiye iki kiganiro, ndifuriza abantu bari kundeba uyu mwanya kugira umutima uciye bugufi imbere y'Imana, kuko ntango turi intungane, turi abanyabyaha, turavuga tugacumura, twanatekereza tugacumura, ariko iyo duciye bugufi imbere y'Imana tukayibwira ati twaracumuye twese, amaraso ya Yesu abasha kutweza kandi tugakira rwose. Ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo amaraso ya Yesu ajya tweza tukamera nk'ubwoya bwa sherege. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma rero natangarizaga abantu kwezwa, natangarizaga abantu guca bugufi. Iyo umaze kwezwa, iyo umaze guca bugufi, indi ntambwe ya kabiri umuntu atera ni ukwizera Imana. Ni ukwizera Imana. Ukemera Imana ikakubera umuyobozi, ukemera Imana ikagutegeka, ukemera Imana igakorera muri wowe. Iyo wamaze kugendera muri uwo murongo, ibintu byose bigenda neza. Ibintu byose Imana ikora ibintu by'imbaraga ku buzima bwawe. Imana itugirire neza cyane. Dufite ibyitegererezo byo kwizera muri Bibiliya. Dufite umubyeyi bita Aburahamu. Abadukurikiye bazi inkuru za Aburahamu. Aburahamu yabonye umwana ashaje akuze, hanyuma Imana ipima kwizera kwe kugira ngo irebe ko kwizera kwe koko kuzuye. Iramubwira ati uwo mwana nguhaye mu zabukuru, zamuka ujye kumutambamo igitambo. Aburahamu ntiyigeze atekereza ko ari we mwana wenyine yari afite, ahubwo yizeye ijambo Imana yamubwiye. Imana yari yaramubwiye ngo raramurebe mu kirere, ngo abana bawe bazangana n'inyenyeri zo mu kirere. Irongera imujyana ahantu mu kibaya, iramubwira ngo reba uyu mucanga, ngo abana bawe bazangana n'umucanga wo mu nyanja. Imana itugirire neza cyane. Aburahamu yarizeraga, akizera ko Imana ishobora byose. Natwe twizera Imana, Imana izatugirira neza. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya rirabivuga, nubwo tuba abanyantege ntidukora ibyaryo, ariko dukwiriye kwizera Imana. Imana yonyine niyo yo kwizerwa. Imana ishimwe cyane. Imana yonyine niyo yo kwiringirwa. Imana itugirire neza cyane. Aburahamu yizera Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Aburahamu yizera Imana, azamukana umwana we, azamukana Isaka ku musozi. Akora ibyo Uwiteka yamutegetse, ngo azamuye inkota. Haleluya. Izi nkuru murazizi kundusha, ngo ariko azamuye inkota, ngo yumva ijwi rimubwira ngo have nabonye kwizera kwawe. Imana itugirire neza cyane. Iyo twizeye Imana, Imana itugirira neza. Iyo twizeye Imana, Imana iduhindurira amateka. Haleluya. Iyo twizeye Imana, umuntu wizeye Imana, Imana iramushyigikira. Imana iramwiyereka mu bikorwa bye bya buri munsi. Imana iramwiyereka mu buzima bwe bwa buri munsi. Haleluya. Hari igihe umuntu yizera Imana, Imana ikamukorera ibintu by'ibitangaza bya buri munsi kubera kwa kwizera kwe. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Imana igikorera mu kwizera kw'abantu. Imana ishimwe. Hari ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu, ibice 4 muri Yohana, ibice 4 guhera mbabwiye z'umutware w'umwami, ziboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu buri mu bice 4. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, ibice 4, umurongo waho duhere kuri 49. Ntacyo ababishaka iki gice cyose muzagisome, ni cyiza cyane, kirimo amagambo meza aryoshye y'ubugingo. Haranditse ngo uwo mutwara aramusubiza ati databuja, manuka akana kanjye katarapfa. Uyu mutware yari arimo asenga. Nababwiye ku kintu bita gusenga.
yararimo asenga, ariko ikintu nakundiye uyu mutware yarasengaga ariko akagira n'ikintu bita kwizera muri we. Kwizera muri we byari biri ku rundi rwego, yari afite kwizera kwagutse. Umva ukuntu Yesu yamushubije ku murongo wa 50. Yesu aramubwira ati genda, umwana wawe ni muzima. Uyu mutware yararimo abwira Yesu ko umwana we ameze nabi, amubwira ngo arenda gupfa. Ariko Yesu ni uduha ijambo ry'ihumure. Yesu ahumuriza abantu badukurikiye. Yesu ahumurize abantu bababaye. Yesu ahumurize abantu bafite imitima ihagaze muri iyi minsi. Umuntu wese ukurikiye iki kiganiro, Yesu namuhumurize mu izina rya Yesu. Yesu nabampera ijambo ry'ihumure. Yesu abampera ijambo ry'ihumure nk'iryo yahaye uyu mutware w'umwami. Yaramubwiye ngo genda, umwana wawe ni muzima. Imana ishimwe cyane. Ngo uwo muntu yizera ijambo Yesu amubwiye, agira gute? Aragenda. Haleluya! Imana ihimbazwe, Imana yacu ihimbazwe cyane. Yesu bari bamubwiye ko akana kenda gupfa, ariko Yesu niwe utanga ubuzima. Yesu ni ubuzima bwacu. Yesu niwe mibereho yacu. Imana itugirire neza cyane. Dufite indirimbo ivuga ngo dufite icyizere cy'ubuzima. Imana ishimwe cyane. Icyizere cy'ubuzima bw'abarokore, icyizere cy'ubuzima bw'abantu bizera Yesu. Haleluya! Kirahari. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza cyane. Uyu muntu yaraje abwira Yesu ko umwana we ameze nabi, yenda gupfa. Yesu aramubwira ati genda, umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera ijambo Yesu amubwiye ngo aragenda. Imana itugirire neza cyane. Umva ku murongo wa 51 kuntu havuze ngo bukeye bwaho akiri mu nzira, abagaragu be baramusanganira, baramubwira bati umwana wawe ni muzima. Haleluya! Arababaza ati yorohewe? Baramusubiza bati ejo ku isaha ndwi niho ubuganga bwamuvuyemo. Ngo yibuka ko ariyo ya saha yavuganiyeho na Yesu, akamubwira ngo genda, umwana wawe ni muzima. Amen. Haleluya! Amen. Yesu agutangarije ijambo ry'ubuzima aka kanya. Wizera ijambo Yesu avuganye nawe. Amen. Yesu avuganye natwe ko ibyacu byari bimaze iminsi tubona nta shusho bifite. Yesu abihaye ishusho mu izina rya Yesu. Ibyacu twabonaga bisinziriye, Yesu abihaye gukanguka mu izina rya Yesu. Ibyacu twabonaga bidafite ubuzima, Yesu utanga ubuzima bihaye ubuzima. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma Munezero, nk'umuntu ukubonye kuri iyi TV ari ubwa mbere, hanyuma akifuza ko mwaganira ku ijambo ry'Imana cyangwa ukamusengera, yakubona kuhe murongo? Murakoze cyane. Umuntu wankenera mfite nimero yanjye ya telefone, yahamagara 0732 53 yego 4028. Amen. Ongera 0732 53 4028. Yes, murakoze rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, ciao.